wowe kugira ngo ubone ko ukunda Imana no ko ari cyo wigomwa ukavuga uti Imana ndetse iki kubera kugukunda, ndetse iki ngiki kubera ko nkukunda, ndetse kunywa inzoga ntayabuze, ndetse gusambana ntabuze amafaranga abakobwa namwe muti turetse gusambana kubera ko tutabuze abaduterete, tubiretse kubera ko dukunda Imana gusa. Ukabwira Imana wapfukamye uti Imana naretse iki kubera ko nkukunda. Icyo ni cyo kizerekana ko ukunda Imana, no kureka ibyaha, ko kubyaha rubifitemo inyungu. Ukabwira Imana uti izi nyungu ndaziretse kubera wowe, ahasigaye Imana ni njyewe nawe uzanezeze. Ayo maraso naya Yesu cyakiganza nacyo nije wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo Yesu Kristo. Yesu nashimwe bene data. Nitwa Dushimimana Sixbert, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi. Mbanje gusuza abantu bose bikamba Karuvari TV aho muri hose, haba mu Rwanda, haba mu mahanga, haba mu bice bitandukanye by'isi. Indamukanye y'Imana nibare namwe. Mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Mbere ya byose rero, mbere yo kumbabwira iki Imana yabantumyeho, nifuje ko twasengana umwanya mutoya. Mana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje igorogota ku musaraba, ndagushimiye. Mushimiye buri wese urimo kumvira ijambo ryawe kwikamba Karuvari TV cyangwa se n'ahandi hose. Mwaturiyeho kubabarirwa ibyaha byiwe, mwaturiyeho amahoro mu mutima, mwaturiyeho ubugingo, mwaturiyeho guhirwa n'ibyo akora, kandi mwaturiyeho kurama muri iki gihe cya none abantu bapfa bakenyutse. Urakoze Kristo yera w'Imana. Mbisabye Imana inginga mu izina rya Yesu wanesheje igorogota ku musaraba. Amen. Yesu nashimwe. Nifuje kubabwira iki Imana irimo kubanuma muri iyi minsi. Nifuje ko twasangira ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe igice cya 3. Niryo jambo nshaka ko dusangira uyu munsi, tukariganiraho. Twamara kuriganiraho buri wese akabasha kumva iki Imana imushakaho. Ibyahishuwe igice cya 3. Ntabatindiye, haranditse ngo turasoma ku murongo waho wa 5. Dusome mu izina rya Yesu wanesheje igorogota ku musaraba. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzanagura izina rye nato mu gitabo cy'ubugingo. Arakomeza aravuga ngo ahubwo nzatura izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Yohana ubwo yari ku kirwa Patimo. Aravuga ngo unesha niwe nzambikwa imyenda yera. Yohana avuga aya magambo yashishikarizaga abakristo, yabwiraga abaririmbyi, yabwiraga abapasitoro, yabwiraga abanyamasengesho ko bagomba kunesha mu bigeragezo byabo. Yabwiraga ko bagomba kunesha ibyaha, yabwiraga ko bagomba kunesha ibyaha byose byabarwanya, byanze bikunze bagatsinda. Reka mbabwire ikintu kimwe cyantangaje kuri Yohana, ikintu nakopeye kuri Yohana. Yohana ngo agiye ku kirwa Patimo. Ku kirwa habaye ibintu byinshi, habaho ibintu byakwangiza, habaye imibu, habaye ingona, habaye inzovu, habaye ibintu byinshi byakwangiza umuntu ku kirwa Patimo. Habaye n'imbeho, ngo baramutwara bamugejeje ku kirwa Patimo. Ntabwo yatinye imibu ihari, ntabwo yatinye ingona, ntabwo yatinye inzoka, ahubwo ngo akihagera we yahise yuzura umwuka wera. Ngo nyihagera yahise nuzura umwuka wera. Ntabwo ibyo ngibyo byankanze, ntabwo ibyo ngibyo nabirebye. Njye nageze ku kirwa nuzura umwuka wera. Ndagiye noneho mbwiriza abantu ndi ku kirwa, ndi mu mbeho, ndi mu bigeragezo, ndi mu bibazo. Mbwira abantu ngo unesha wese azambikwa imyenda yera. Ntabwo nzanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Arataka ati ahubwo uwo muntu nzagenda natura izina rye imbere ya Data n'abamarayika biwe. Yesu nashimwe. Nawe ndakwifuriza ko uyu munsi wa none wanesha, nubwo imibiri irimo kukurya, nubwo imbere yawe hari ingona, nubwo imbere yawe hari inzoka, nubwo imbere yawe hari ibintu bigukanga, nubwo imbere yawe hari imbeho, nubwo uri ku kirwa. Ikirwa ni akantu kameze nk'agasozi kaba kari hagati mu nyanja. Nta wagusurayo. Aho niho bari bataye Yohana bamujugunyayo, ariko arangije agezeyo aravuga ati unesha
unesha uwo nguwo niwe uzambara imyenda yera. Nawe ndakwifuriza kunesha mu izina rya Yesu Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Reka nkomeze babwira undi mugabo wanangaje witwa Ezekiyeli ibice 37. Ezekiyeli mu bice bya 37, Ezekiyeli we ngo abona yerekwa ry'amagufa yumye, ariko aya magufa yumye yari afite misiyo, yari afite ukuntu agiye gutena ku bushobozi bw'Imana. Amagufa arayitegereza, nuko ngo ari mu mwuka abwirwa n'umwuka w'Imana ngo Ezekiyeli biriya bintu biri mu kibaya urabireba. Ezekiyeli asubiza ngo yego ndabireba. Arabazwa ngo mbese urabona ni ari iki? Ati ndabona ari amagufa yumye. Ati sara amagufa yabasha guterana? Arasubiza n'ubwenge bwinshi cyane ahawe n'umwuka w'Imana ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Nawe Imana nikubaza ujye ubwira uti mwami Uwiteka ndabigenza uko nshaka, ndabigenza uko untumye. Ntukigire intiyoza imbere y'Imana, ujye uca bugufi imbere y'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo byose bitegekwa nande? Ngo bitegekwa n'Imana isumba byose. Nawe ugomba kumenya ko Imana isumba byose. Ezekiyeli asubiza Imana ngo mwami Uwiteka wenyine ni wowe ubizi. Arabibwira Imana yamubaza ati mbese Ezekiyeli ari amagufa yabasha guterana? Ati mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Ngo ngaho noneho hanura amagufa aterane. Yesu nashimwe. Ezekiyeli yuzura umwuka aravuga ngo ngiye guhanura mpanura uko ntegetswe. Ndabaza abahanuzi, ese mujya muhanura uko Uwiteka abategetse cyangwa muhanura uko mwishakiye? Ese mujya muhanura uko umwuka abategetse cyangwa muhanura uko mwishakiye? Nabifuriza bene data ko mwajya muhanura uko umwuka w'Imana abategetse. Nanjye nasaba Imana data yo mu ijuru ngo inshoboze kujya nca bugufi mpanura uko umwuka w'Imana ntegetse. Buri wese uri hano umuririmbyi we ndakwifuriza ko wajya uhanura uko umwuka w'Imana gutegetse. Munyamasengesho nawe ndakwifuriza ko wajya uhanura uko umwuka w'Imana gutegetse. Yewe abapasitoro ndabifuriza ko mwajya muyobora inama nk'uko umwami Imana abategeka, koko byose bitegekwa nande? N'Imana isumba byose. Umuririmbyi uzi umwuka wera aravuga ngo byose bitegekwa nande? Byose bitegekwa nande? Ninde n'Imana isumba byose, n'Imana isumba byose. Ndakomeza kubabwira amagambo yo muri Ezekiyeli ibice 37. Nuko ngo haza misiyo y'umuyaga. Yesu nashimwe cyane. Abumva icyo kintu ko misiyo y'umuyaga yari ije kwegeranya amagufa, muramfasha kubyumva neza. Ahangaho umunyamwuka yamfashije kubyumva neza. Haje umuyaga mwinshi, ariko ngo uwo muyaga wari ufite misiyo. Imana yohereje umuyaga kuri wowe, ariko uwo muyaga ufite misiyo yo kugukiza. Imana yohereje umuyaga kuri wowe, ariko uwo muyaga ufite misiyo yo kugirira neza. Hari umuyaga ugiye kuza wegeranya ibintu, ariko ufite misiyo yo kugira ngo ubashe kugukiza. Ibyapfuye byawe birazutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi ubyakira uko ubyizera uko nguko bikubera uko wizeye mu izina rya Yesu. Nuko wa muyaga ngo urahuha, igufa rigasanga iryaryo. Ndajya mfasha kubireba, igufa rigasanga iryaryo. Haleluya! Umutwe wagiye aho wagombaga kujya. Vuga ngo ibyanjye bigiye kujya aho bigomba kujya. Haleluya. Ibyaha bigomba kujya mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nakubwiye ngo misiyo y'Imana ni umuyaga Imana igiye kuzana, ariko uwo muyaga ukaba ugiye kuzana ibyawe Satani yanyaze. Uyo muyaga ugiye kuzana ibyawe Satani yagutwaye. Hari umuyaga ugiye kuzana uwawe Satani yatwaye. Hari umuyaga ugiye kuzana ubutunzi bwawe Satani yatwaye. Hari umuyaga ugiye gukiza indwara urwaye. Hari umuyaga ugiye kuzanira umwana wabuze. Hari umuyaga ugiye kuzana ibyawe Satani yaranyaze, ariko uyu munsi Imana irategetse ngo huha wa muyaga we. Umuyaga ugiye guhuha mu mpande enye, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Ariko uwo muyaga uzaba ufite misiyo kugira ngo ubashe guhabwa ibyawe Satani aba yanyaze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uwizera wese yemeye ko yizeye.
bakunzi ba Karuvari TV, ndagira mumfashe kwizera iki cyigisho cy'uyu munsi. Ndagira wumve ko ari ikimana ikoze mu kazi kawe, wumve ko ari umuyaga ihushye hakaba ari kitabaye. Niba warasenze Imana ukebwa Uwiteka Imana umushara ni muke, Imana irahuha umuyaga umushara bawongere. Niba warasenze Imana ukebwa uti Imana ahantu njya ku kazi ni kure, nyeneye ikingezayo, nyeneye deplacement, Imana irahuha umuyaga deplacement uyibone. Ibyo kubera ko wizeye. Niba warasenze Imana ukayisaba kwambara, Imana irahuha umuyaga wambare. Niba warasenze Imana ikaba ufite amadani y'inzu, Imana irahuha umuyaga iyo nzu yishyurwe. Niba warasenze Imana ukaba ufite ikibazo cy'uburwayi, Imana irahuha umuyaga ubone imitukire. Fasha kwizera ko ari umuyaga uje, kandi uwo muyaga ukabuje gutabara. Uwo muyaga nubonamo ikibazo, ubone ko ari umuyaga Imana ihushye kugira ngo igufare isange ryaryo, kugira ngo igisubizo cyawe kikugereho. Haleluya, haleluya. Fasha kwizera ko hari ikintu Imana ikoze kugira ubashe kwizera. Bene data bakunze umusaraba, ndabifuriza ko mwakwizera ijambo. Paulo yabwiye Timoteyo ngo ijambo niryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa. Iyi Bibiliya mureba niyo kwizerwa ikwiriye kwemerwa. Iyi Bibiliya ubuhanuzi bukomeye bwose bukubiye muri iyi Bibiliya. Nubwo abantu bigisha, nubwo abantu bahanura, sindwanya ubuhanuzi kuko naye ndi umuhanuzi, ariko ibyanditswe byahumetswe n'Imana nibwo buhanuzi bukuru. Yesu ashimwe bene data. Ubuhanuzi mureba ubu ngubu mbereka iyi Bibiliya mureba y'Imana nibwo buhanuzi bukuru cyane. Ndabingingira yo kwizera amagambo y'Imana yahumetse. Merutse kujya ahantu nsanga arimo kujya impaka, mbabwira ko batagomba kujya impaka ku by'Imana cyane ngo barenze, kuko impaka zirenze zizamo ibyaha, impaka zirenze zizamo ibicumuro, impaka zirenze zizamo gucirana imanza, impaka zirenze zizamo intonganya. Impaka zakagombye kuba impaka ngufi kandi zifite intego zigomba kugira, atari impaka zo guconcomerana. Bajyaga impaka ku by'Imana rero, ndabwa nimwe kujya impaka. Imana ifite ibyuba byinshi biri muri yo yaduhishe, itatweretse. Dufitiye amatsiko kuzabona ku munsi w'imperuka, dufite amatsiko yo kuzabona ibyiza yahishe tutazi ibyari byo. Ndababwira umugabo umwe yaravuze ngo Imana ngo ishobora gukubita umuntu ngo ugasanga ngo arapfuye. Ndabwa nibyo ndabyemera cyane. Imana yakubise Herode, ikubita n'abandi benshi. Hari wararuramiye isanduku yayo witwa Uza, iramukubita. Mbabwira abagabo nka 2 cyangwa 3 bahuye n'ibibazo byo gukubitwa n'urushyi rw'Imana, ariko ndababwira nti kuko Imana igira amabanga yayo bwite tutazi, nta wamenye icyo yahuye nk'uri yaruramiye isanduku yo ngo idatemba. Ariko uruganiriye n'Imana ikakubwira ati namuzijije ko yarantabaye kandi ntatabarwa, ikakubwira n'ikindi wasanga atarazize ubusa. Ndabwira ni impaka z'iby'Imana mujye mugira nkeya kandi muzikiranukemo. Bene data bakunze umusaraba, umwanya nk'uyu nguyu isa nk'ingiyi, ndabingingira cyane ko mwakwegera Imana kugira ngo Imana ibashe kohereza umuyaga uza kugutabara. Ntago ari umuyaga wo kukwambika ubusa. Hari gihe hazaserwakira nyinshi, umuntu yabambaye imyenda akayifata akarwana yayifata. Si uwo nguwo, ni umuyaga urimo igisubizo, ni umuyaga w'ihumure. Ngo umuyaga warahuhaga, ngo igufa rikagenda risanga iryaryo, ngo igufa rigasanga iryaryo, igufa rigasanga iryaryo. Nawe uyu muyaga ukugeraho mu izina rya Yesu. Tukiri aho ngaho rero, bakunzi b'umusaraba, ndabingingira cyane kugira ngo mwumve aya magambo. Ndasubira inyuma cyane kuri aya magambo yo mu Byahishuriwe igice cya 3. Imana yavuze amagambo akomeye cyane iyanyujije muri Yohana. Hari aho yavuze ngo unesha ku murongo wa 12, ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ngo ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandika izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandika izina ryanjye rishya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ku muntu unesha ibyaha, ku muntu unesha ibigeragezo, ku muntu umenya uko abyitwaramo akanezeza Imana, hari kado Imana yamugeneye. Hari aho ijambo rivuga ngo nzamuhibuye ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese, ngo kiretse nyiraryo uri hawe.
haranira kuzahabwa iryo buye, nanjye mparanire kuzahabwa iryo buye. Yesu nashimwe. Ndabifuriza rero kuzabona uyu munezero, ndabifuriza kuzabona iri buye ritazwi n'umuntu uwo ari we wese keretse nyiraryo uri hawe. Nshuti bene data, nshuti z'umusaraba bavandimwe, uyu munsi wa none mbere yuko nsoza iki cyigisho ngiye kubaza ibibazo bibiri. Icya mbere, ni iki kikwereka ko Imana igukunda? Koko imvura igwa mu mirima y'abayirwanya, imvura igwa mu mirima y'abapfumu, imvura igwa mu mirima y'abakristo, imvura igwa mu mirima y'abapagani, imvura igwa mu mirima y'abakiririmbyi. Nshatse kuvuga ko Imana igusha imvura mu mirima y'ababi n'abeza. Utibwira ngo imvura ngo yaguye iwanjye nk'Imana irango ntahandi yaguyeyo kandi barwanya Imana. Ndakubaza ikibazo ngo ni iki kikwereka ko Imana igukunda? Icya kabiri, ni iki kikwereka ko ukunda Imana? Haleluya, haleluya. Reka romba kopeze, ndabona gusubiza byabagoye, ariko ikintu cya mbere cyerekana ko Imana igukunda no kwikurinda kandi utayishyura. Nta mafaranga iguca ngo ndakurinda amafaranga yanaya ku kwezi, ntayo. Irakurinda amanywa nijoro, nta fagitire iguha, unarakurinze Imana. Icya kabiri, wowe kugira ngo ubone ko ukunda Imana no ko ari cyo wigomwa, ukavuga uti Imana ndetse iki kubera kugukunda, ndetse iki ngiki kubera ko nkukunda, ndetse kunywa inzoga ntayabuze, ndetse gusambana ntabuze amafaranga nk'abakobwa. Abakobwa namwe muti turetse gusambana kubera ko tutabuze abo duterete, tubiretse kubera ko dukunda Imana gusa. Ukabwira Imana wapfukamye uti Imana naretse iki kubera ko nkukunda. Icyo ni cyo kizerekana ko ukunda Imana, no kureka ibyaha, ko kubyaha rubifitemo inyungu. Ukabwira Imana uti izi nyungu ndaziretse kubera wowe, ahasigaye Imana ni njyewe nawe uzanezeze. Yesu nashimwe cyane. Ndabifuriza ko ibyo bintu ko ari bibiri mwabishyira mu mitima yanyu uyu munsi wa none. Mbere yuko nsoza, ndashaka ko dusenga Imana, ariko buri wese abanze yitekerezeho, avuga ati Imana irambona ite? Imana irandeba ite? Aho wabaye ikigwari wigaye, aho umunyantege nyisaba imbabazi, wisaba imbaraga, kandi Imana nizeye ko igiye kukugirira neza. Baba bari hanze, baba bari inyuma y'igihugu, baba bari mu gihugu, baba bari hano n'abatari hano, mwese mbaturiyeho kugirirwa neza n'Imana, mbaturiyeho imbaraga z'Imana. Abaririmbyi mbaturiye amavuta, indirimbo zanyu ziryohera amatwi y'abazumva. Abadiyakoni mbaturiyeho umugisha, uko gucaracara kwanyu mukora umurimo w'Imana, Imana izabibahembera. Abanyamasengesho b'ambasaderi namwe mbaturiyeho umugisha, mukomerezaho. Buri wese uranona abakristo mbaturiyeho umugisha, abashumba mbaturiyeho umugisha, mwese mukomerezaho ngaho. Tuyikorera izaduhemba, izaduhemba. Imana yacu ntabwo itubeshya, izaduhemba. Ngiye gusenga Imana, mbifuriza ko buri wese uri hano hantu yatana umugisha. Uwo ari wese unyumva, uza kunyumva, haba uyu munsi haba ejo yumvise iki cyigisho, Imana imuhe umugisha, kandi yizere ko ibyo yumvise, ko niyizera ko hari umuyaga ugomba kuza uje kumugirira neza, bizamubera uko abyifuza. Kandi uzabona ikimenyetso cy'iki cyigisho, yumva cyamufashije, azatubwire tuzajya dukomezanya gusenga, Yesu atugirire neza. Imana isumba byose, Imana yo mu ijuru, mu izina rya Kristo de baikini sando etaperi ya fwa sanso enemone kini pai ndazumeni fire ndabasenekeni fire. Ndasengera buri wese wumva iki cyigisho abashe kugirirwa neza n'Imana, abashe kugendana n'Imana, abashe gukundwa n'Imana, kandi abashe guca bugufi yumvira Imana. Buri wese agendana n'Imana, bisabye Imana inginga mu izina rya Yesu wanesheje. Amen.